Iyi si dutuye ituyeho abantu batandukanye, cyane cyane ku mugabane wa Afurika hari abantu bafite ubwoko bwinshi, bafite ibyo bihariyeho ku mibiri yabo. Aba tugiye kuganiraho bitwa abamorisi bo muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko igice cyane cyane babarizwamo ni mu gihugu cya Etiyopiya. Ubundi aba baturage bafite amatwi atoboye nk'ay'abamasayi, ariko aho batandukaniye n'abamasayi, umunwa wabo nawo uratoboye, umunwa bakawukwedura bagashyiramo ikintu cy'ikizeru. Ubundi ku butaka bwa Etiyopiya butuwemo n'amoko atandukanye y'aborozi, abahinzi bakomoka ahantu hihariye kandi bigenga. Abantu b'abamorisi ni urugero rugaragara rw'umuco wihariye, imigenzo yabo, ururimi, imitako y'umubiri n'imyemerere yabo ishingiye ku gusenga ibyaremwe, nk'ibyo twita animisizmu. Ni ibintu biteye amatsiko. Dore bimwe mu bintu 15 utari uzi kuri ubu bwoko bw'abamorisi bo muri Etiyopiya. Tujya kubana muri iki kiganiro, nitwa Furaji, iyi ni Furaji Top TV nk'ibisanzwe. Nkandira kuri subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere mu bintu 15 tugiye kureba, umubare w'aba baturage. Aba bamorisi ni abantu batari hejuru y'ibihumbi 10, nabo bonyine basigaye ku isi nzima. Abenshi batuye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Etiyopiya, muri parike y'igihugu cya Etiyopiya yitwa Omo. Ahangaha ni na hamwe mu hantu harimo hatuwe cyane muri Afurika. Ku mwanya wa kabiri ni ibisahane byabo by'iminwa byitwa lipu palete. Ibi bisahane by'iminwa bambara ni abagore cyane cyane bakunze kubyambara, bigaragaza uko umuntu ahagaze, niba ari ingaragu cyangwa yarashatse. Umukobwa ukiri muto akatirwa umunwa we agashyirwamo agati gakase nk'ikiziga kugeza afite imyaka 15 cyangwa 16. Umukobwa ubwe niwe uhitamo ubunini bw'icyo kiziga kizajya ku munwa we, ariko bizwi ko iyo ari kinini cyane ari nako abona cyangwa akazavamo inkwano nyinshi, icyo gihe ziba ari inyungu ku babyeyi be. Akenshi umusore uje gutereta ntarebera ku isura, arebera ku bunini bw'icyo kiziga kiri ku munwa w'umukobwa. Biratangaje cyane. Ku mwanya wa gatatu ni idini ryabo. Abantu b'abamorisi bemera imbaraga z'ikirenga zitwa tumwi. Izi mbaraga bavuga ko ziva mu ijuru, rimwe na rimwe bazibonamo nk'inyoni, umukororombya. Kuri iyi myemerere yabo ishyirwa mu rwego rw'iyobokamana rishingiye ku gusenga ibyaremwe, nk'ibyo twita animisizmu. Ku mwanya wa kane turahasanga ikintu cyitwa komoro. Muri ubu bwoko ikintu cyitwa komoro ni nko twavuga nk'umusaseredoti mukuru cyangwa umutambyi mukuru wo mu bwoko bw'abamorisi. Akunda kwitwa nk'uhagarariye abaturage imbere ya tumwi bafata nk'imana yabo. Ariko imihango yo gusaba imvura, kurwanya indwara no kurinda abaturage ibitero by'andi moko bikorwa n'uyu witwa komori, twabonye ko bafata nk'umusaseredoti cyangwa uhagarariye iyi mana yabo akayihuza n'abaturage. Icya gatanu ni ururimi rw'abamorisi. Rubarizwa mu cyiciro cya surumike mu ishami rya Nilo Saharani. Ubu abantu benshi bo muri b'abamorisi batangiye kuba bavuga indimi nyinshi, harimo no kumenya ururimi rwitwa benshi. Ururimi rwemewe muri Etiyopiya ni nk'ururimi rwa mbere cyangwa urwa kabiri mu zivugwa muri Etiyopiya, kandi vuba aha nibwo ururimi rwa morisi rwabaye urwanditse. Abamorisi ubundi ururimi rwabo ntabwo rwari ruzwi. Ku bijyanye n'inzu zo kubamo, aba bantu b'abamorisi batuye mu nzu zitwa dorisi, aho umuryango umwe ushobora gutura mu nzu imwe muri izi. Ku bijyanye no kurwana, ibyo twita nka duweri,
abasore b'ingaragu bakora imihango yo kurwana yitwa donga. Bakoresha inkoni nini cyane, barwana bagamije kugaragaza ubutwari n'ubugabo. Utsinze undi nta kabuza aba agomba kwegukana umukobwa w'ikizungerezi nawe ufite umunwa urimo cya kiziga kinini cyane. Mwibuke ko iki kiziga gituma umukobwa akobwa inkwano nyinshi cyane. Imirwano irakomeza kugeza umwe aguye cyangwa avunitse bikomeye. Iyi mihango ikorwa cyane kugira ngo bashimishe abakobwa cyangwa berekane ko bakwiye gushyingirwa, ko bavamo n'abagabo beza. Ku myaka n'uburenganzira turasanga ku mwanya wa 8. Ubundi muri iyi miryango y'abamorisi imyaka ifite agaciro gakomeye mu kumenya urwego rw'umuntu. Abagore bashatse baba bafite urwego rumwe n'abagabo babo, ariko bamwe mu bagabo ntibemerewe kuba abantu bakuru muri ubu bwoko bw'abamorisi. Nubwo waba ugeze mu zabukuru ntabwo ushobora kwitwa umuntu mukuru bitewe n'ibi bikurikira. Abakuru nibo baba ari nk'abapolisi mu miryango yabo, bakarinda cyangwa bagahana abandi ku makosa runaka yakozwe. Imibanire yabo n'ababasura ni ikiri ku mwanya wa 9, abakerarugendo. Bamwe mu bamorisi baba barakaye cyangwa batakira neza abakerarugendo batabashaka, ariko abandi bakabakira neza cyane cyane iyo bashobora kubabonamo inyungu zitandukanye. Hari n'igihe bambara imyenda ya gakondo kugira ngo berekane umuco, nubwo nta birori byihariye biba birimo, ariko bajya bambara imyenda ya gakondo bakerekana umuco wabo. Abagabo benshi b'abamorisi bafite intwaro, ariko ntibivuze ko baba bagamije urugomo cyangwa bashaka kurwana buri gihe. Baba bazifite kubw'umutekano wabo. Nk'ibisanzwe igihugu cyangwa se abantu runaka bagira intwaro kugira ngo bicungire umutekano. Reka ku mwanya wa 10 tuhasanga icyo bita amateka. Aba bantu b'abamorisi babayeho, baba Abanyetiyopiya ku mugaragaro mu kinyejana cya 19 ubwo hari hayoboye umwami Menerike wa kabiri. Yashyiragaho impaka y'igihugu cya none. Iyi mipaka y'igihugu cya none nyuma yaho abamorisi bimukiye mu bice bitandukanye bya pariki y'ahangaha babarizwa y'igihugu yitwa Omo. Bashaka kandi ibice bigwamo imvura cyangwa birimo ubushyuhe. Mu bijyanye n'imiryango, hari imiryango 18 itandukanye y'abamorisi ituye muri aka gace babarizwamo. Gushaka muri uwo muryango ni ikizira. Buri muryango ufite imyambarire, amategeko n'imigenzo bitandukanye n'iy'undi muryango, kandi ntibabaho igihe cyose bahuza neza, biba bigoye. Ndagakura hera. Ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, iyo dusanga ku mwanya wa 12, abantu b'abamorisi bashingira cyane ku matungo y'inka nk'uburyo bw'amata n'inyana. Bahinga kandi amasaka, ibigori n'ibishyimbo, ariko kenshi bagira amapfa bigatuma imyaka yabo n'amatungo bigabanuka. Ku mwanya wa 13 turahasanga inkwano. Mu gihe cyo gushyingirwa, umuryango w'umukobwa usabwa gutanga inka zigera kuri 38 ku muryango w'umugabo. Ibi biratangaje cyane. Reka tujye ku mwanya wa 14, gukiza no kuvura. Akenshi komoru cyangwa umuvuzi nana nibo bafasha abarwayi ibikomere bifunguye bivurwa n'imiti y'ibimera, abandi bakabyinira
abarwayi kugira ngo babavure. Abagore b'abavuzi bakunze gusiga intoki zabo ku mubiri w'umurwayi, bakagumiza bamukoraho inshuro nyinshi bavuga ko birukana uburwayi, cyangwa bakamukuraho amazi y'inkeri, ikawa cyangwa se ibumba. Icya nyuma aricyo cya 15 ni ibibazo bahura nabyo muri pariki ya Omo. Habaye imipaka cyangwa se impaka zari zikomeye hagati y'ishyirahamwe rya Africa Parks Foundation na leta ya Ethiopia. Bashinjwa kubeshya abaturage b'Abamorisi ngo basinye impapuro zibambura ubutaka bwabo. Imishinga y'amashanyarazi ikomoka kuri Ethiopian River cyangwa se amadamu manini cyane iri kubakwa muri pariki ya Omo, bigatuma amoko amwe yimurwa ku gahato. Abaharanira uburenganzira bwa muntu banenze cyane cyane ayo mashyirahamwe, bavuga ko ashaka guhindura Abamorisi abatagira aho batuye ku butaka bwabo bw'inkomoko. Kugeza ubu n'ejo hazaza hari abaturage kavukire bo muri Omo haracyari mu gahinda bitewe n'ibikorwa biri kuhabera. Reka aba baturage tubasoreze aha ngaha, duhure mu kindi kiganiro. Byumvaga na Furagi, iyi ni Furagi Top TV. Ndabashimiye.